Ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Kigali Sport niyo nziza cyane mu kureba amakuru meza cyane yizewe, mu kureba amakuru agezweho muri siporo nyarwanda. Niba wageze kuri Kigali Sport rwose niho rwose wahageze, ntago wibeshye, ahubwo making sure neza ko wamaze kuba wakanda subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururimi ukoreshe, ariko ntiwibagirwe like ndetse na comment irakenewe muri iki kiganiro cyanyu, kiganiro cyacu. Kuba muri ndi hano nuko muhari, reka tube twatangira ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu kigiye kuba cyagaruka ku modoka bisi nziza nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari yaremereye ekipe ya Rayon Sports, ariko n'ubundi bwo byaje kuba birangira ekipe ya Rayon Sports ibonye iyo modoka. Ni mu gihe rwose yari imaze kuba yatsinda ekipe ya Gor Mahia biyambaje ibi extra time iminota 120. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe, nizere ko tugiye kuba twabana muri iki kiganiro 5 kuri 5. Nizere ko rwose iyo ushaka kuba wakamamaza igikorwa cyawe, nimero 0727 ukatwandikira kuri WhatsApp tukakwamamariza ibikorwa byawe 100%. Ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo nibwo yatsindaga ekipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. Igitego cy'umusore Junior Kameni ndetse n'umusore ukomeye cyane rwose, bivuga ko ari nayo tara iri mu Rwanda, umukinnyi ukiri mutoya, na wundi bamwita Muhoza Daniel. Uyu Muhoza Daniel rwose niwe watanze igitego rwose cya ekipe ya Rayon Sports kiyihesha igikombe. Si ibyo bituzanye, kuko ikipe ya Rayon Sports ijya gukina uyu mukino yari yabwiwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nubwo atitabiye umukino w'umunsi w'ejo cyangwa se wo ku munsi w'ejo, ariko yari yakomfirimye neza ko ikipe ya Rayon Sports niramuka itsinze Gor Mahia igatwara Sekafa mu myaka 28 yose ishije, arayihereza imodoka ndetse n'amafaranga atari makeya. Mu byo twabashije kuba twamenya, ikipe ya Rayon Sports imaze gushyira ahagaragara nyakubahwa Perezida Kagame rwose yokagira inka, yokagira amata n'ubuki. Ibyo rwose Murenzi Abdallah amaze kuba yatangariza abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports nuko uyu muperezida nyakubahwa Perezida Paul Kagame yokagira inka, umugaba w'ikirenga w'u Rwanda kabisa, nuko amaze kuba yahereza imodoka rwose bisi nziza cyane, bisi wagira ngo yari yarayiteguye. Ni bisi rwose ikipe ya Rayon Sports ihawe nyuma y'uko yivuganye ekipe ya Gor Mahia ikabasha kuba yayitsinda ibitego 2-1. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ahise avuga rwose ku rukuta rwe rwa Instagram, aragenda avuga ko ekipe ya Rayon Sports ari ikipe nziza, ni ikipe itsinda, ni ikipe rwose nari narijeje ko niramuka itwaye igikombe nzayihereza imodoka ndetse n'ibindi bintu rwose atavuze. Ariko kuri uyu munsi ndagira
kugira ngo ekipe ya Rayon Sports ize kuba yakitaba umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports, yitabe umuyobozi w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku biro rwose, abe yashyikirizwa iyo modoka abashe kuba yayicyura. Ikipe ya Rayon Sports igize amahirwe dore ko yari ifite n'ikibazo cy'imodoka bisi itwara ekipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports ndagira ngo mushimire na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubashije kuba yatanga imodoka akayihereza ikipe ya Rayon Sports 5-5.